murakoze cyane. Some Zaburi Zaburi 107 umurongo wa 35. Ngasoma we wasomye kare. Ijana na karindwi umurongo wa 35. Zaburi 107 umurongo wa 35. Aravuza ngo kandi ahindura ubutayu ikidendezi. Kandi ahindura ubutayu ikidendezi. Nombumbura amazi ahindura amasoko. Nombumbura amazi ahindura amasoko. Amen. Amen. Haleluya. Kandi ahindura ubutayu ikidendezi. Nombumbura amazi ahindura amasoko. Nicyo tugiye kuganira. Uwiteka ashoboye guhindura ubutayu ikidendezi. Imana dusenga irabishoboye guhindura ubutayu ikabuhindura ikidendezi. Muraho. Niyo yonyine gusa ibishoboye. Si bene wanyu, nta muntu n'umwe ku isi wabishobora. Imana yonyine ishoboye guhindura ubutayu ikidendezi. Irabishoboye. Naho tugiye kuvuga. Turishimye kubana namwe mwese. Imana ibamugisha. Tushimiye abayobozi b'itorero, barimo abayobozi, barimo na revera. Imana ibamugisha kutwakira hano iwanyu. N'abayumbe twabanye hariya abari nabo badutumira cyane, barimo Shaka wakererewe, ariko twamenya amakuru imirimo yindi bagiyemo kandi Paul. Ariko nako nkunda ngo wicare imbere ga ngume kurebye, kuko ga ni wewe ga wadutumiye. Sawa cyane. Kandi yaradutumiye turubwa neza, turamukunda. N'uwi wacu. N'abana bagiye bakura batureba, turabasi kandi twamenye ibyo bagiye bakora inaha. Ndagira ngo nicyo cyatumye mugira icyizere cyo kumutora. Umuntu gutorwa kugira ngo ahagararire abanyamasengesho mu karere kose, Kampala yose, kurya ni icyizere. Ariko iki cyizere yagikuye hirya iriya iwacu, niho yagikuye, yaje agifite. Kuko iyo atakigiraga tuba twarahamagaye. Hari umuntu nigeze kwicira amatora kandi ari mu kindi gihugu ndetse iriya ibwota amasimbi. Menya ko bahe baje kumutora, namubwira umuntu ati uwo muntu nimwamutore, kandi nyine bamamureka. Umuntu vanda aramwiciye amatora. Amen. Bene data twabanye hariya, Imana ibamugisha. Twakoze umukutano mwiza mukajwamo. Kandi ni nka ugihawe duhira mu matwi. Gusa batari bawurimo mwarahombye. Mwarahombye se mwari mwagiye. Abantu b'impamvu nano batari baje. Muze muza mu mukutano. Se muza mu mukutano mutarabe. Amen. Ariko ntimwahombye na hano mwari mukomusenga. Turishimiye Revera Bonfils, Imana imugisha. Na mwene data pasiteri hano bakorana.
ni inshuti zacu. Nje nagiye kubwirizayo ntazi n'umuntu n'umwe muri bo uretse muri umuna wanje nyine wahimukiye, ariko ndahagera ngo mpagere twama dukundana. Ndaga niyo mpamvu tumona ko kundi twe baje bakurikiye, no kubera ubushuti dufitanye ubushuti bwinshi kandi burebure, kandi n'abagabo beza cyane. Aba n'abagabo beza cyane. Imana ibahumugisha. Abo twabanye mu giterane Rugabo na Mika, njewe gahaza abamwo n'akarusho gako ko mu Mikenge, nako kaza kabamwo. Iyo tamu twashakiye ko mu cyumweru kimwe, ariko twari tugoye cyane. Ariko nyine Imana yahinduye ubutayu Ikidendezi. Amen. Ba Rugabo bari batoya, twagaza tuguma nko kubatuma nk'utuntu bene ari batoya. Bisenga Imana niwe Bishop Bisenga Imana niwe twabanaga nyine twakuranye. Kandi mu Mikenge hari heza ba none ni nkaho hambere. Mikenge ni nkaho hambere, kuko iyo hari umuhanda kandi ukoze habe nubwo batoshira mu kaburimbo, umuhanda wa Mikenge nta kibazo. Hakaba n'ikibuga c'indege. Murumva hatari ibintu bikomeye. Yeme muraho neza? Yego. N'abasore bacu twabanye bari turanzi Kofi, Imana imumugisha. Tuganire kuri iri jambo twihuta kugira ngo tugume turebe hari hirya. Ariko uyu mukutano twakundanye n'abantu useye Kampala sinagaza mfashikira cyane. Nagaza numva hariho nk'amakari. Nagaza kubwiriza hano nkumva hariho amakari. Kandi sinari kwemera guterana kuwa kabiri ntibyari gukunda. Ariko byakemukiye mu mukutano. Numvise amakara yari haravuyeho. Nico cya gitaramo gatubwiye. None haratuganiriye nama numva noneho nakari gasiga ngiye tugiye gutarama. None dutarame twama dutarama kuko impamvu zo gutarama zabonetse. Ako hari ibitaramo bishiza ba. Ngomba gutaramira Imana ibumusha wa. Kandi ndemeye kuwa kane. Uko twari twafufuranye yambwira ngo nzobwirize iwiwe kuwa kane. Twe turi kuwa kabiri Kampala uzongwirize. Ukuke yafuye kubwiriza na manemera. Kandi nawe yari ko asohora afishe gako ndapfa kwiraza Nyanza, yari ikwereye yari ko asohora afishe atambwiye. Uko nyine niko tubanye. Yeme mureke mbabwira amakuru namenye ejo bundi. Naratangaye ejo bundi ijambo narisomye mu rukerera, kandi hari kuwa kane mu ijoro bucikeye nyine bucari kuwa gatanu. Numva umwuka ko ambwira ngo Imana dusenga ngo ishoboye guhindura ubutayu Ikidendezi. Numva nkubwire rero, ubutayu ni iki? Ni ikintu cyose gikakaye. Kandi ushobora kugira ubutayu mu buryo bw'ubuzima busanzwe, ushobora no kugira ubutayu mu buryo bwo mu mwuka. Ibyo bintu byose byo mu butayu. Ariko Imana yacu yidusenga ishoboye guhindura ubwo butayu Ikidendezi. Imana ishoboye. Haleluya. Noneho kandi ubutayu ni ibintu bibi. Naratangaye ubutayu Imana izitunyuza mu butayu, kandi abantu benshi bazabananijwe mu butayu. Ndetse ugereranije abanyesiraheli bava mu Giputa kugera i Kanani,
bahagurutse ari miliyoni zigiye kuba 3 ariko abageze Kanani ni 2 kandi cabananije muri urwo rugendo rwose n'ubutayu. Muraho neza? Kandi umuntu ashobora kuza mu gitaramo ubutayu bumugeze kuri, ageze kuri, ariko namenye amakuru neza ko Bibiliya yatubwiye ngo Uwiteka wenyine niwe ushoboye guhindura ubutayu ikidendezi. Usarire muri uyu mugoroba mutoya dufite, Imana itembesha utugezi iwacu kugira ngo ubutayu bwari mu buzima bwacu buhinduke ikidendezi. Akanwa kanje kazakuririmba, mutima waje ukunezeze, Mana akirishimwe, ibyo ukora biradutangaza. ubutayu utembesha amazi tukanywa tugashira inyota. Ayo mazi ni ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu ni intambara duhura nazo, uradusubiza tukumva tuguwe neza. Shime Mana uhimazwe, Reka nkurinde kuzo wankoreye, ewe Mana wumva gusenga kwacu, urasubiza Mana kumva kuguwe neza. Reka nkurinde kuzo wankoreye, ewe Mana wumva gusenga kwacu, urasubiza ayo mazi ari ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo, uradusubiza tuba tuguwe neza. Imana tuzadusenga izihindura ubutayu ikidendezi. Kisema ndiyo Nani awezaye kupinga mbabwire, ubutayu buzabunanira abagore bakicara, abagabo bakagwa bakavamo, abasore bikabananira. Ubutayu bwananije ba Biramu na ba Datani na ba Kora, bari hafi y'ibijegera kuba ibijegera byaba Mose, ariko ubutayu bwarabamisi. Muraho neza? Kandi ubu butayu, iyi nzira y'ubutayu, Imana Bibiliya zivuga ngo Imana ngo nico catumye inyuza Abanyesirayeli ngo mu nzira y'ibiguzi. Mbese inzira ija mu ijuru ntigororotse gutya, inzira ija mu ijuru nuko uzugira ngo ugeze hariya ukamusura kandi ukagaruka hano. Bahuye kandi urugendo rwo mu butayu kuva mu Giputa kugera muri Kanani rugereranwa n'urugendo rwo kuva umunsi wakijijwe no kuja mu ijuru. Kandi ubutayu bamwe ibintu biteye buriya induru nyinshi mubona zigenda ziba, abantu bagenda bagongana, umugabo akagonga umugore, kujya abantu bazagenda bagongana, umuyumba akagonga undi, umupasiteri akagonga undi, mukaza musanga kujya mu gitaramo abantu barataramye ariko baragongana imitwe gutya, kandi narinze umutwe ba kujya ukubita umutwe gutya mbere uwa mbere ntitworwanye n'umuntu tamukubisa umutwe. Abantu bazanga baragongana, abantu ko baragongana kozanga ukuntu mworeba mwosanga mu gitaramo kenshi ari amangu, kandi rero rose kujya mu butayu nimuzaza mubona ikintu kirabaye ntimugaze mutegeza ngo niki ni ubutayu bwa muzaza muvuga ngo ni ubutayu bumwishe, ubutayu bugeze kure. Kora na Datani na Biramu banye bagumura abaturage, bamavu bagose ubundi uramugaza uzatuyobora gute? Si ubundi uri azatuyobora ate? Ese uriya ni mwene nde azatuyobora gute? Uko nyanja zacitsemo Mose yari kwagira gutya le prêche en gloire,
ari gutindiganya si imbere y'amazi imbere ya rwerera niyo ariko rwerera aho zihurira niho haba umuvumba aho zihurira rwerera zomba aho zihurira mwarahageze haba umuvumba ukamushorera abantu bahagera abantu ngo usarira akaza babwira ngo bariya muri ko mubona ntubuza ngo ntubacigere akamubwira gutyo gusa inyanja kujya badatana biramu bari bahari kujya banyuze mu nzi kurya babonye neza barabibonye ngo bagere hakurya badatana ba biramu nibo bariye umutsima mbere manu nibo bayiriye mbere kandi zantekereza ko none barariye badatana biramu abantu bari mu kwibagirwa nibo ariko usarire bama batangira umugomo ubutayu bamatangira umugomo kujya umugomo uza wamuba umuntu akamatangira umugomo gusa kandi bazamubwira ngo umugomo uza uturuka umugomo uza wamutangira gusa ariko harimo abagabo babiri kurya abantu bagaza batera umugomo muri Israel mu banyesiraheli n'abagabo babiri kandi b'abanyamahanga b'abarozi ni Yane na Yambure bari barashoranye nabo bari barashanye none ngo ibo bagazaga cyamo usahamagaye abantu kwihema baje kuganira Yane na Yambure bakamaje kugumura abagore kandi iyo ubonye abagore baragumutse kibazo kiba kibaye ari umunsi yabagumuye ariko muzobisome hariya wanza ari mu kuva nyine hari timuzi umunsi Mose yahamagaye abaturage bose baje kwihera amaze baratarama timuzi igitaramo habe nubwo wogumuka wotarama ukazuga ririya ariko iyo umugore yagumutse uzushika kama kigukuramo uza wuzuzwa winjiye mu nzu akama kureba ngo ariko kandi sinzi ko baza bareba ari ukuntu umugore aza kureba nk'ukuntu gutya kandi kuryaga ntibugirega wewe wari wabwiriza ugafasha umugore wawe kujya uzasara gutya uzusara gutya uvuga ngo ufashije umugore wawe ukabona uravuze ngo haleluya muzamuramo ukabona umugore wawe agize atya kurya washaka ukamugurira soda mutasha noneho ariko datani noneho Mose uwo munsi bari basaza abanyesiraheli mureke mbabwire cyabashajije ubutayu ntigitangaza abantu banye bavuga ngo noneho Mose yahamagaye abantu kwihema kuko gatwataramyega ubutayu si ikintu none ngo baratarama baranezerwa bamerwa neza Tatani nani bari abagabo bombi nababwiye Yane na Yambure ngo bamabona kwitaramo cyakomeye bamazamukana mahema abagore gabo ntibakundaga kujayo Mose yagazamanukana n'abagabo abagore bamamanuka bamaza Yane na Yambure bamaje mu bagore ngo bashike gusa murabikunda gusa bababwiye bagashika gusa aho bari bakababwira gusa ngo bamare gusa batera merwe babatera merwe gusa kubabwira ngo inyama kandi mu butayu nta nyama ntankaga nta kintu inyama kandi inyama baziherutse hehe mu giputa amerwe gusa batera ati mumeze gute muherutse inyama ryari inyama kandi kurya nibo bazikunda kuturusha kurya saa tuza kurya zijya zitatu ibo bari muraho neza ariko yemi bakazana tise mumeze gute uko inyama
umugore akama avuga atariko tuzobaho nta jyama. Noneho kerega bamara bibwirana mu muhana ja bihumbi byose ngo bamare uzuko bagize bamavugana ati mwebwe mugumuke bamabaje hariya umugore akamahagararana n'abana be bati so naza turashaka inyama kandi ngo bamara bamakorusha ubwenge ako nani yana nayambure ati mwebwe gusa murire gusa umugore akamahagararana n'abana be gusa bama chorus gusa inyama we abwana inyama bamagira gusa chorus gusa yamivuga. None abagabo batashe bamasanga abagore bahagaze ku mahema n'abana inyama gusa we wazikura hehe mu butayu umugabo nabo kamashikarira na za base inyama we bamabarira uko ga Mose yasigaye hehe Mose gasigaye ku ihema arashaka kuvugana n'Imana kiramuha amabwiriza. Mose ngo atahe yama yumva gusa ikiborogo cyavuze gusa ikorasi yaririmbwa gusa n'inyama ko yani nayambure nibo bari bagize gute nibo bari bagumuye. Uwo munsi Mose yabwiye Imana ngo no aba bantu wampekesheje abantu mbatenga amakitera mu gituza nkutemba nk'umwana we none warambwiye ngo wampekesheje abantu none ngiye aba bantu kura bampa ngo mbatenga amatiri nzobashobora aba bantu sinkibashoboye. Nico gihe Imana yamubwiye ngo Mose we ndiko ndabona wagowe cyane reka mbanze nkuremo umwuka ukurimwo nguhereza abandi 70 kugira ngo mutaramane nabo mwijana mu gitaramo ko ndabona ibintu bya ubutayu bwagoye ariko reka mbanze nkuremwo abandi bagabo ariko abagabo ba kunza ntekereza aho hantu umugabo ariko uzi umwuka kukuvamwo ukawusingiriza kandi muri mbabwira buriya bataramyi abakozi b'Imana umwuka ukurimwo ugomba kuja mu bandi iyo niko biteye niko byagenze. Arangije rero Imana yamubwira ngo wirira ngo kuboko kwanje si kugufi ngo kurategeza kuboko kwanje ari kugufi kutosingira inyama ho ziri hose reka nkwereke ngiye kuzibazanira ariko zirabakora bazozirya ariko bazozamarwa kirungurira zamaze bakubita mu mazuru. Noneho ubutayu si ikintu ubutayu abantu bakaza barya ibintu bikabatera ibirunguriro nuvuga ngo ubutayu bugira ubutayu ni bubi ariko iri jambo ryarafashije ngo Uwiteka ngo niwe uzuhindura ubutayu ikidendezi. Ikintu cyose cyo kubera ubutayu umugore yo kubera ubutayu umugabo akakubera ubutayu amafaranga yo kubera ubutayu. Timubizi ko ari abantu basenge amafaranga batarayagira bari mu masengeshiriya ariko bamara kuyabona akamabera ubutayu bakamabanebwa. Timubizi ko ari abasore basenze bagasenga ngo babone abagore umunsi yabashatse akama agenda. Ikintu cyose ufite gishobora kukubera ubutayu ariko ushobora kubyara abana bakakubera ubutayu. Timuzi ko ari abana bananiranye umuntu yababyaye ariko bakananirana nuko utabyarana byo gutera ubutayu. Sara ntiyamaze imyaka ubutayu ariko Sara ariko Imana ishimwe kuko yagize gute yahinduye ubutayu ikidendezi. Umunsi Sara mara kubyara umwana ngo amaze ngo kubita igitwenge kurya kera ni ikidendezi cyari cyabaye ubutayu bwari bwahindutse ikidendezi ngo kubita igitwenge ngo aravuga ngo igitwenge setse asifiwe ngo abazumva ayo makuru ngo bazasekana naje kujya indirimbo yishimye yari yabaye. Imana icubahiro itegura urahetse Sara we amarira ararangiye shima Imana itegura urahetse yewe Ana we amarira ararangiye shima Imana imvura y'umugisha Imana ihinduriye erega sinakurekura amenye kuri se w'imigisha Imana ihinduriye
ahimbazwe Yesu. Amen. Uyu mugore yararwaye imyaka 12 ubutayu bwari bwaramumize, ariko abantu bagowe n'ubutayu, ariko mwumva amakuru masha tugomba kuja kandi tugiye kubasigira, tugenda kubwira abantu ngo Imana ishoboye guhindura ubutayu ikidendezi. Ubutumwa bwiza niki ni ukubwira abantu injurutse imitima yabo. Mureke mbabwire hano ku gatuti ta satani uhaba. Ndimujumvise aho ndimuhumvise, oya ndimuhumvise tumobi ntamaze kutubwira igitara. Mureke mbabwire iyo dutara matendo ya Mungu yapita faha, iyo dutaramye umuyani magambo tuba turegeye. Molenge fermi yaso askomali la zongi toma isonge boya kanga yaka. Iyo dutaramiye Imana yo mwijuru ta satani uzukora ta nugomba gukora. Timumvise mureke mbabazi igitaramo Pahoro na Petero bataramye hari satani wozamo. Timumvise none se igitaramo tubwiye cina yo tirama ukuri cyari kirimo nk'abazimu. Lekendele mari kalo bondi la trobe sali bari ya kandre changri balita alors vorde la simarga. Intambara ntizizoreka kuba kandi tugomba kuzinyuramwo kubera ko turi mu butayu, ariko abakristo mu rusengero rw'Imana ahimbazwe Yesu tuba tunegeye. Impamvu muziki zituma tubwira ibibazo nuko tutiyiza abo turi bo muri Kristo Yesu, kandi ngo tumenye kuko Imana ishobora guhindura ubutayu ikidendezi, kandi ayo makuru akaba ariyo tujana. Kandi Bibiliya iravuga ngo nimubwire abantu injurutse imitima yabo, kandi ngo nimwabamaze ubutumwa bwiza, inkuru nziza ikagera mu bantu. Amen. Imana ejo ngo ndisena ko mbabwira ngo barabwiye ngo ejo nta mugabo wari wavuze ngo aranogora abantu intaro yose amaso, ariko intumwa bababwiye nizi za ntumwa barazibwiye ngo nimugende ngo mubabwire yuko ejo mu gitondo ku gasusuruko ngo muzatabarwa. Reka mbabwire tubone uri mu gitaramo ururimi rwawe uzucungana narwo ushobora kwica cyangwa ugakiza. Akili masangi la tole variation agrometaliza la grâce. Mureke mbabwire hano tuba turi nukuvuga tuba hano singi mugira hariyo muzima uzatugurira hano ngo tuze gusenga tuba turegeye. Hari abantu bagomba gukira kandi barakizwa n'ijambo ribuvuge. Uyihushije gatoya ugahusha gatoya ni gusa reka mbivuga ariko ntibyumvikana, ariko wenda igihe kimwe bizumvikana. Iyo ugize amahirwe makeya ukavuga satani hano mu gitaramo, sibyo ukaba nk'uteshuka bukaye ukavuga satani hano, ni ukuvuga ngo ubu uri intumwa ya satani ariko witwaje Bibiliya. Ayasha narenge vuga mutere nduzamure hariya ntari hari. Asifiwe mile. Murebe mbabwira ubuhanuzi bukuru murabuzi muri Bibiliya hano. Nubuhe buhanuzi muri ubuhanuzi buriho kuva muri Yesaya ukageza muri Malaki. Nurihe jambo rikuru muri ubuhanuzi? Nirihe rikomeye muri nirihe jambo ry'ubuhanuzi rikomeye? Nirihe? Ni ijambo rivuga ngo nzibyo nibwira kubagirira. Ni byiza ntabwo ari bibi kugira ngo mbare n'umutima yuzabaho hanyuma. Iyo jambo tworisobanura gute? Timone iri jambo mbasomeye. Amerika kuri iyi meze. Uyu murongo niwo yigeze kuri iyi meze. Nzibyo gusa nibwira kubagirira. Ni byiza ntabwo ari bibi kugira ngo mbare n'umutima yuzabaho hanyuma. Twozamura amako none.
kandi niko rugira gute timubona amagambo ari muri iki gitabo n'umuriro babwire aya magambo ari muri iki gitabo ugapfa kuyatura gusa ukayavuga n'umuriro ukiza kandi ugakiza abantu nahimbaza umwami Yesu. Imana niyo yonyine ishoboye guhindura ubutayu ikidendezi. Niba twarahanga hamwe ivuga butumwa abantu bari bafite ubutayu bamwe ntitwabyiboneye n'amaso. Hari abantu bari bafite ubutayu buteye ubwoba ariko twatashe bihindutse ikidendezi. Imana izi gukoresha kugira ngo unyure mu nzira z'ahantu hasibye kugira ngo hasibuke. Inzira zasibye, ibintu bidakoreka, ibintu bidahuye, ibintu bitari byo kugira ngo bikemuke. Nico Imana yaduhamagariye. Muraho neza? Ariko Imana izihindura ibihe, igahindura ibihe bigahinduka. Samusoni yarwanye n'Abafilisitiya. Arabarwanya. Yagize intambara iteye ubwoba n'Abafilisitiya. Agumwuma. Kandi ngo amare kugumwuma. Kuri uwo musozi nta mazi yarahari. Ngo amara arasenga aravuga ngo Mana, ngo uyu mwuma ndapfuye nje umaze kurwana n'Abafilisitiya. Ubutayu bwari bugeze. Inzira y'ubutayu. Ariko ngo arasenga ngo Mana, niki wogira gute? Imana ngo imufukura iriba. Ubutayu buhinduka ikidendezi. Amen. Imana twahiro. Na penye kisima chale upange na kupumuzika. Unabubujika kisima chenu hakika hata milele. Abisiraheli ngo bari mu nzira bagiye bahura n'ibitangaza byinshi cyane, ariko ngo bahuye n'ikintu cyabakomereye uwo munsi. Bahura n'inyota, babura amazi. Ubutayu se hari amazi ahaba? Babura amazi. Yaratwimanye uwo Yesu namye nibuka ibintu Imana yakoresha. Imana ihimbazwe. Amen. Akubuta beleme sangala. So Bibiliya yambwiye wawa. Bibiliya yambwiye ngo dore ngiye gukora ikintu gisha. Yambwiye ngo dore ngiye gukora ikintu gisha. Ngo se ngo nicaduka ngo ntibuzacu. Bibiliya yambwira ngo zaharura inzira mu butayu. Ngo kandi ngo zatendesha amazi mu kidatura. Wana wetu ubundi ngiyo Bibiliya nuko Bibiliya zivuga zaharura inzira mu butayu. Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahimbazwe nguko Bibiliya imbaraga zayo. Mureke mbabwire iriya Bibiliya so dusoma siki dele langola. Uyu munsi rero hari akagezi Imana igiye guca iwawe. Bagasifiwe we. Hari akagezi Imana igiye gufukura iwawe. Samusoni ngo arasenga aravuga ngo Mana, nero nari nkiri kuri unani ariko nawe ndamuhe. Amaze ng'Imana ifukira arawasha inyota. Ariko ngo bakiri inyota. Nge mbabwire wicaka bagize ni ikibazo. Bagize ikibazo barasara barataka bararira baravuga ngo ni gute. Ubwo no butayu buratumisi. Tubuze ko tubigiye.
ariko ngo Mose bwana sifiwe ngo kubita inkoni mu rutare. Yeme iyo fenomene muzamubona ibaho. Ni Imana yonyine nishoboye guhindura ubutayu ikidendezi. Gukubita inkoni hehe ku rutare. Ibyo bintu ko murabona bihuye. Byibura nta namubwiye ngo fata igiti ugisongoze ugishinge mugishinga nko mugishanga byibura turebe ko hofa kududubiza. Ariko Imana izaye mikora ibintu bidahuye n'ibyo abantu batekereza. Yonyine kandi yibishoboye. Anaweza yote maze Mose ngo kubita gutya amazi y'amadudubiza ngo barangwa bashira inyota. None ugicantangaje nuko ngo ico gitari cyama kigenda kibakurikiye aho bagenda banyura hose. Ese ko ico cyari gifite amaguru cyari gifite ikimusome mu Bakorinto haravuga ngo urwo rutare ngo rwari Yesu rwari Kristo. Akoma soki marinyota sokidakama marinyota sokidakama wakumenye Yesu haigo umuntu wakumenye. Ukundi ubona wova mu gitaramo wonyura muri kariya kazu iriya nzu yahariye bafite ibibazo ukahatembesha imigezi bakanywa bagashira inyota. Nsoza reka mvuga uyu muntu umwe, umugabo witwa Yehoshafati n'umwami wa Isiraheli n'umwami wa Edomu. Babwire ko kwa historia gatoya mureke mbabwire ni Imana nanone ganye asifiwe mire. Umwami w'Imoabu yateye umwami wa Isiraheli aramusuzugura. Umwami wa Isiraheli yamaja kwamba umwami w'Abayuda ari we Yehoshafati aramubwira ngo ntabara. Umwami w'Imoabu aranteye none ntabara. Yehoshafati aramubwira ngo nzagutabara nk'uwitabara. Yego. Inzira bari kunyuramo kugira ngo bagere Moabu bagomba kunyura hehe? Bagomba kunyura mu butayu bwa Edomu. Yego. Kugira ngo babone kugera iyo. Babwiye umwami wa Edomu ati turanyura iwawe kandi nawe tuzajana kuko nawe yaramubangamiye. Tuzajane twe. Abami batatu barahaguruka n'abasirikare babo baje kurwana mu gihugu cy'Imoabu. None bwa butayu hariya Edomu bukaba ari ubutayu burebure naho ni mumbura amazi. Abasirikare babo n'abami babo baragiye kuri batatu bagenda urugendo rw'iminsi 7. Iminsi 7 inyota itangira kubica, inka zitangira gupfa n'ingamiya zitangira gupfa kubera inyota. Abasirikare batangiye kugumwa baravuga ati turashira tukigezeyo kandi tukigarutse turashira twese hano ubutayu burabamisa. Uko ni kuzumera ukavuga ngo singikomeje sinkigarutse ubutayu bwakugeza utabuza bukumira bukakumira neza ukibaza ukazureba imbere ukahaba wareba hirya ukahaba. Iyo bimeze gutyo rero nico gihe rero Imana izihindura ubutayu ikidendezi. Amen. Jagutabara ntawigisha inama itabara hageze rimwe nari ariko Yehoshafati yari umugabo usenga Imana, yari umugabo uramenyereye igitaramo. Yehoshafati ngo abaza abagaragu biwe ngo arabaza turakandi ndafana umwami wa Isiraheli we yari umupagani yari umukristo n'umwami wa Edomu yari umukristo. Yehoshafati ati kandi ndafana n'abagabo muri iki gihugu nta mani uku nta muntu twogisha mu inama usenga uba mu gitaramo. Umugaragu we yamamubwira ngo hano muri iki gihugu ngo hari umugabo witwa Elisa. Yehoshafati yamazamure yamavuga ngo Elisa ari hano kandi Elisaga niwe wamuhanuriye ko azaba umwami. Yamavuga tubwo Elisa duhimanisha aho moje tugenda. Ubwo umuhanuzi w'Imana tumubonye tugenda. Abami batatu bamagenda bose bagiye iyo mucaro bagiye gusanga Elisa ngo bamare rero mari kwashika baramubwira ati twebwe twagize ikibazo. Niki kibazo mwagize? Dori kiriya mbabwiye cyose cyo cyagenze. Bati nico kibazo mwagize gusa nico. Akwima abantu b'Imana nabo ese kwica umuntu yo gikemura gute? Ico ko murabona uko twakunjira uduma yacu. Ikibazo cy'ubutayu akwara umugabo umwe hari umugabo mwagize kwizera nawe uwo muri kino gihe turimo. Imvura yarabuze irabura neza ngo amare yamavuga ngo yavuga ngo ariko imvura ni gute bivuze gute? Yamavuga ngo agiye kwisengera. Kandi cantangaje iwe kandi cantangaje ukuntu yizeye ko agiye kuyihamagara ngo yamye yitwaza umwivuri. Atungiye kuyihamagara giranyagira yama yitwaza umutaka kuriya
abantu bamwe kuri ubutayu bwabaye abantu barashize imyaka ntiyayigira uko kera aje guhamagara bati ngaho babwiye Elisa ati ngaho dore ikibazo dufite ni iki ngiki cy'ubutayu kandi n'intambara hariya nuko Elisa arababwira ariko yewe Elisa arababwira ngo niko Yehoshafa kurazana n'uyu mwami wa Isiraheli uyu nguyu nawe karaza kunsanga umupagani ngo amara yamamubwira ngo wewe sanga abahanuzi baso n'abanyoko singushaka urebe confidence umuntu wamenyereye igitaramo ari umwuka w'Imana uhambaye ngo amara yamagira gute ariko ngo amara yamavuga ngo iyo ataba Yehoshafati umugaragu w'Imana ngo simba nkurebye n'irihumye ati sinakureba ariko kubera Yehoshafati mugiye simba nkwitayeho ariko kubera Yehoshafati ngiye kubikora ngo amara rero murebe ikintu cyabikoze ngo amara yamavuga duhe Imana ishobora ngo murebe condition ngo amara yamavuga ati nimugende munshakire umucuranzi munshakire n'inanga mugende mubisome mu bami ko muragira ngo ni abantu bari mu kugira gutyo ukasanga bari ngo bisirimba musume mbakuru urubuga rw'abantu benshi rwa bene wanyu benshi wenda urubaho baza bakubita agasirimba gutya amaze abunga akamana ngo ninde uzanye ibihano ngo ninde uzanye ibihano ngo ariko ngo ntitwababujije ibi ngibi ngela mikira bosoko magasangaya Andre Marika Shalagrava kandi urubuga ruriho nk'abantu nka 800 amaze abandi bakamubandika nabo ngo nyine ngo ngibi ngo nkuraho uko n'umuhungu utaramye ugusirinje neza uko natwe gapfa tuja muri bene naje bigeze kunyuzaho ku rubuga rw'abapasiteri benshi kandi nyine nari intambi y'Imana gusa bene uko mfashaga kapo nari mfashaga kapo namwe mwarakabonye aho ka mfashaga kapo ngo bamare bama umupasiteri umwe yamavuga ngo nimurebe abapasiteri bo muri kinoki ngo nimurebe abapasiteri dufite amaze bamahurura ama message nakijwe n'abatatu baruriho nyine dusa umugabo umwe uwabizanye yamubwiye ikintu gikomeye yamyandika aramubwira ngo se ngo bavuze ibyawe ngo uwosura kuba kuri urubuga ngo amara yamabakubitiraho link y'igitaramo kandi uwo munsi nanavuze ko turi uruja rwa Ibrahim nanavuze ko amakuru kuntu turi uruja rwa Ibrahim twari twasasa mu bisomo Yehoshafati Elisa aramubwiye ngo nimunshakire iki munshakire umucuranzi niki kugira ngo ubutayu butembe kugira ngo ubutayu butembe mu Ikidendezi n'inanga gusa munshakire umucuranzi niki n'inanga ayi amaze kera baramushatse umucuranzi turi mu gitaramo nta butayu buhari nta butayu dufite uyu mugoroba ubutayu bukurweho mu izina rya Yesu zamuri Imana ishwa haleluya usarere ngo bamayizana amaze ngo Elisa abwira umucuranzi ngo bankucuranga amaze yaba kubita Go!
agikubitamwo gutya ngo agikubitamwo inanga gutya duhimana isubahiro ngo agikubitamwo gutya ako mumvise ukundi inanga izivuga neza kandi ndatekereza ko bo nta sente bari bafite ni utungutu n'utungu ariko ko murumva ari amajwi ariko murumva amajwi aba muri sente njega nza mbiconnectingaga nijuru nazananga Gerardine ariko aririmba ngo tuzumva Imana ituririmbira duhe Imana isubahiro hari abantu bato kora nashoje icyigisho cyane duhe Imana isubahiro Bibiliya iravuga ngo mubwirane ngo zaburi kubwirana zaburi no kugira gute nuko kubwirana zaburi nibihimbano ngo bjike duhe Imana isubahiro hari amatorero dufite ubunyine yahindutse ubutayu hari abapasiteri babaye ubutayu bamizwe n'ubutayu n'abavuga butumwa n'abandi n'ingo zacu n'ukundi ariko mbabwire bene data Imana dusenga ishoboye guhindura ubutayu ikidendezi zamuri Imana Imana mukeneye ikidendezi dukeneye mu rugo iwawe mu matorero yacu muri Kampala Imana itembesha utugezi uniondoleye oyo murashaka pana pompe pana pompe atawa pani sana pana pompe pana pompe pana pompe pana pompe pana pompe
bakozi b'Imana akoye fioreve ngwino tukababje ngwino tukababje nawa zamuri Imana ishwahira bwira mugenzi wawe ngo Imana imuhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Bwira mugenzi wange Imana imuhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Ikindi cya kabiri bwira mugenzi wawe ngo Imana itembeshe imigezi mu butayu. Solve Robert mureke mbabwire brumezave timona ukuburi wese hano nakagezi ukeneye umugezi kandi mugenzi wawe nakagezi kagomba kunyura iwawe. Nahimbaza umwami Yesu. Amen. Muhanurirane koraho sha koraho ale persa no trete faria kini basta che le moneda atira persi che voya pochi sarà faria certo totele basta la caria kini basta le gorma tele bandila toque esa vaya ma na Sretande Ibrahim haja tumura abapasteri wewe undabisi muri abashumba nimuze hano abashumba mu muzamu none ugatugiye kubyina igisubizo muri Bibiliya ntiyatubwiye ngo nibacurange yeme uku nguku umuntu yobera mugenzi w'igisubizo ahakakaye hotemba ikidendezi. Iki kirato n'umuntu ukuriya kera nakagezi uku nakagezi aho nakagezi uko yakubera akagezi byihorere tuzamuri iyi Imana yafukuye iriba Dimani Swahilo. Muri buku munsi isake Imana imufukurira iriba. Harya sijyo yitwara roboti. Uwiteka dize adushize hagutse. Nimuve kunanga nkeneye ko ayikoraho. Hano hantu Reve. Hano hantu ko ari heza. Kera bano bantu ko nabonye bameze neza. Hano bantu ko nabonye kera bameze neza. Akwezi sigituma mwebwe gituma mwaduhamagaye kandi muhamona turi mu rugendo. Igitaramo twari kugeza saa 8. Nariko nkibona nga saa 8. None rero nukuri mureke Imana idufukurira amariba ibyara ubutayu bihinduka ikidendezi kandi mu byamamaza kora kandi kore ahantu nakubwiye hajya nyine niyondoleye oyo